papa uyu nguyu ngira ngo niwe wabanje kubaza cyane ibibazo by'amaturo sibyo papa na kimwe mu 10 ndetse yifashisha ibyanditswe aravuga ati Kayini na Abeli byagenze gute nategereje ngo tuhasome gato ni 200 dusoma mu gitabo cy'itangiriro ibice 4 umurongo wa 4 n'uwa 5 itangiriro 4 reka duhere kwa 3 bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka yego na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye nakoze cyane nushaka kureke ngo bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka sibyo ngo ariture Uwiteka iri niryo turo ritemewe n'Imana sibyo ni ituro ariko rikomotse mu butaka sibyo ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu wese nyine naho ngaho yaremwe sibyo twaremwe mu butaka iyo biriva rero ngo ni imbuto z'ubutaka byumvikana neza ko ni ikintu cyose kivuye mu muntu sibyo ntabwo cyemerwa imbere y'Imana nimpamvu yavuze ati bya bintu byose mwakoraga ntabwo Imana kubera ko ari mwebwe mwabikoze byavagamo ahubwo abari njyewe itegura ariko reka turebe ko n'Abeli yahishuriwe ko Imana izategura Yesu kugira ngo abe ari uba ituro abe n'igitambo abe n'uwaguhumurira Imana neza batubwiye ngo noneho ngo Abeli we noneho ukuntu byagenze ngo yazanywe ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo nukumva uburiza bw'umukumbi we ategura itungo ariko rikuru ubundi uburiza nicyo ngicyo ni itungo ryabanjirije ayandi sibyo birivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese ahubwo ahabwe ubugingo ngiryo ituro iki gitambo umubabwe uhumurira Imana neza Imana ngo yari ifite umwana wayo umwe w'ikinege w'imfura aribwo bwaburiza irangije igira gute kugira ngo ironke bene se n'aba ngaba barimo nawe ahubwo uyu munsi uramutse wemeranijwe n'Imana ntuhinde ibinyabinyoma ntuvuga ati ariko mfashe ibya Kayini nabyo ndetse byinshi bajya babeshya abantu ati buriya afashe ibya Abeli ariko n'ibya Kayini nabyo bidasigaye kuko bizakora umurimo ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira yatubwira nshuti yanjye ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntibinangire umutima iyo mirimo uvuga reka ngaruke no kwituro ugeze uvuga ya wa mupfakazi sibyo uyazanye amasengi abiri ariko ngo ahwanye n'ikuta rimwe ariko ngo aba ari ryo ryonyine yari afite sibyo bishushanye n'ubundi wa mwana w'ikinege we yari afite yemera kumwikura yemera kumutanga kugira ngo njye nawe twemerwe n'Imana njyewe namaze kwemerwa kubw'uwo mwana w'Imana muzehe ngeze avuga ati ariko se ni ibiki wakora muzehe Fidel urugiye ni ibiki wakora kugira ngo ugure ubugingo Zaburi iravuga ngo inshungu y'ubugingo bw'umuntu ni igiciro cyinshi ikwiriye kurekwa iteka ryose reka mvuge ngo nkuko Pawulo yabivuze ari umumama umwe wigeze ubishimamo Imana mu ndirimbo Pawulo abivuga ngo iyo abagukiranuka byazabaga n'imirimo itegetswe basi Kristo yabarapfiriye mbega Imana yabarize umushinga nabi Kristo akazira ubusa ariko reka mvuge ko atazize ubusa iyo mirimo myiza uvuga Pawulo avuga ko yarayifite ndetse myinshi cyane iruti yawe aravuga ngo ndetse kubyo gucyanuka kuzanwa n'amategeko yari inyangamugayo sibyo ariko ngamaze guhishurirwa ibya Kristo ngasanga ibyo byose yiringiraga bimeze nk'amazi nta nubwo umuntu kurwanira idini waravuga ati kubwo ishyaka nagiraga ry'idini yanjye nicaga bo mu itorero ry'Imana ari gukorera Imana kandi aziga ari gukorera Imana sibyo
ariko Yesu yavuze bazabaca mu ma ari nge ngo uzabica azaba azi ari gukorera Imana ariko bazabitewe n'iki kubera ko batamenye ntibamenye na data wanyu. Reka mvuge ngo rero iryo shyaka siwe wa mbere uzaba urirwanya, ariko Pawulo nyuma aza kuvuga ati noneho mboneke ko ndi muri Kristo ngo ndafite gukiranuka kwanjye kuzanwa n'amategeko, nk'uko mfite gukiranuka kuva ku Mana guheshwa uko gukiranuka niko turi kubabwira uyu munsi, kutava muri twese. Ibyo wahirimbanamo byose ni ukuri, ni ibya Kayini uri kuzi. Ariko Abeli wahishuriwe iby'itungo riva amaraso. Papa yigeze abivuga, aravuga ati Adiriyani, aravuga ati impamvu ibyaha byatwikirwaga mu gihe cy'umwaka umwe ni ukubera ko n'ubundi batangaga itungo ritarengeje umwaka. Nimwabisomye? Igitambo cyatambwaga cyagomba kuba kitarengeje, mbega ubugingo bukirimo bugatwikira ibyaha mu gihe haza kuboneka intama iri spesiyale ifite ubugingo ibasha gukura haza kuboneka intama idafite ubuzima bw'umwaka ahubwo ifite ubugingo duhabwa imbabazi zingana n'ubwo bugingo buhoraho. Kugira ngo ubugingo bwa Kristo bungana n'imbabazi niyo mpamvu muri mwe yavuze ngo uko atagipfuye nanjye singipfuye. Niba rero wifuza kutujoyininga, nimba wifuza kubana natwe kuri groupe ya WhatsApp kugira ngo ushobore gusobanukirwa, nimero ni 07844257 07844257. Hanyuma ushatse twandikira uri kure, uri mu mahanga, birasaba gushyiraho code ni +250 7844257. Tuzishimira kukwakira, tuzishimira mu by'ukuri kukwakira. Channel yo ni ya yindi, ni ijoro ntirikorerwa, niyo ibiganiro byose biba biri kunyuraho. Ubwo rero wayijoyininga ugakanda subscribe kugira ngo dukomeze twibanire, dukomeze dusangire, dukomeze tugubwe neza, tunezererwe n'ubuntu bw'Imana nk'inzira yonyine Imana yagennye kugira ngo abari mu isi babashe gukirira muri iyo nzira. Ubwo rero ndagushimiye cyane, ngushimiye ko dukomeje kubana, ngushimiye ubufatanye, ngushimiye kubigaragaza, yaba arimo kubisangiza abandi, nanjye mu kunyandikira, kugira ngo dukomeze kuba hamwe, dukomeze tunezerwe. Kandi navuga nti Imana ishimwe cyane ku bwa Yesu we watumye ibi byose bishoboka, watumye mu by'ukuri tubona icyo kuvuga, watumye dutinyuka imbere y'Imana, watumye amahoro mu mitima yacu aboneka. Kuri Imana ishimwe ku bwa byose none kugeza iteka ryose. Amen.